So nongeye kugwikaza no kuri Venke Empire, nawe mukunzi wa filime yacu Ibanga, nawe mukunzi w'ibikorwa byose bikorerwa muri filime yacu Ibanga, nongeye kugwikaza nawe utarakora subscribe nkaba ngushishikaza kugira ngo yikore buri gikorwa cyose kigiye gukorerwa muri filime yacu Ibanga ujye ukibona utarinze waruha. So kuri iyi tariki 26 z'ukwezi kwa kane nkaba nkwaye ikaze hano kuri Venke Empire, nawe ukunda filime yacu Ibanga. Murabizi ko isaha ari yayindi saa 7 zuzuye. Uyu munsi nta bindi twabacikana, uyu munsi saa 7 zuzuye mugomba kubona filime yanyu Ibanga episode ya 55. So rero niba ukunda filime yacu Ibanga, urabona ko mama Kiramani ahuye na mama Niyori. Ese biraza kurangira ute? Naho ukuntu uri kubibona nanjye ndiko ndi kubibona, mama Niyori ahuye na Kiramani. Ese mama Niyori araza kubwira mama Kiramani ibimugenza, cyangwa se Kiramani arabwira mama we iby'uyu mukecuru mama Niyori yamubwiye? Nanjye ukuntu uri kubitekereza niko ndi kubitekereza, ntago nzi ukuntu biraza kurangira. So rero nawe ukunda filime yacu Ibanga, tegereza mu kanya saa 7. None uyu munsi ho ntago twongera kubabyira ngo ntagirasohoka. N'ubundi murabizi ko twebwe ibyo dukora byose ari mwe tubikorera, murabizi ko ibintu byose tuba turi gukora, murabizi ko ari mwebwe abantu bacu tuba turi gukorera. So guys, rero niba ukunda filime yacu Ibanga, usabwa kuba warakoze subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo buri behind the scenes zose zisohotse, buri gikorwa cyose gisohotse, buri biganiro byose bisohotse bivuga kuri filime yacu Ibanga, buri mpinduka zose zigiye kuba kuri filime yacu Ibanga, ndetse n'ibyasubiswe byose kugira ngo uzubimenyeshwa utarinze waruha. Icyambere ni ukuba warakoze hano subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo nawe ube umunyamuryango wa Venke Empire. So rero nkaba nkwaye ikaze hano mu muryango mugari wa Miss Nyambo ndetse no muri Venke Empire nk'ibisanzwe. So rero umuntu ukunda filime yacu Ibanga ukaba warakunze episode ya 54, nkaba ngushishikariza kugira ngo 55 ntuze kuyiceka, kuko episode ugiye kubonamo ibintu byinshi. Ni episode ugiye kubona mama Niyori na mama Kiramani bihuriye, nta bintu byinshi noneho turaza kubabwira uyu munsi, usibye kuba saa 7 zuzuye wateye ipera hano kuri Miss Nyambo ndetse no kuri Venke Empire, ku buryo buri gikorwa cyose gisohotse urahita ukibona saa 7 zuzuye. Tuze guhura hano kuri Miss Nyambo dukurikirana episode ya 55 ku buryo uraza kuyiboneramo utuntu dushimishije cyane. Rero ku muntu ukigeza hano kuri yica no bwa mbere, iyi niyo channel ukoraho subscribe kugira ngo buri gikorwa cyose cyahindutse kuri filime yacu Ibanga ujye ukimenyesha utarinze waruha. So guys, iyi ni Venke Empire. Ku muntu utarakora subscribe, ndamushishikariza kugira ngo ayikore, kugira ngo igikorwa cyose kigiye kuba kuri Miss Nyambo, kigiye guhinduka kuri filime yacu Ibanga, ajya kimenyeshwa atarinze yanyura mu zindi nzira za kure, ku buryo ahantu hose wanagera wajya makuru yose uyafatira igihe. So guys, rero filime yacu Ibanga murabizi ko ari filime nziza, murabizi ko filime yacu Ibanga ahantu igeze ari ahantu utagomba kuba wayicikwa, cyangwa se utagomba kuba warara utayirebye kandi yasohotse. Rero murabizi ko isaha ari yayindi saa 7 zuzuye, ntimuze gucikwa, kuko unacitswe waba ucitswe ibintu byinshi. Filime yacu Ibanga murabizi ko ari filime yomora imitima zacu, murabizi ko filime yacu Ibanga ari filime yanditswe n'umuntu uzi ikintu cyakora, murabizi ko filime yacu Ibanga umuntu uyikinamo wese abazi ikintu akora, ndetse n'umuntu wose wa mwambasaderi wa filime yacu Ibanga usabwa kuyamamaza, murabizi ko ari umuntu usobanutse uzi ikintu akora, atari babandi baza bari gukinira mu mitima za rubanda. So guys, rero ku muntu utarakora subscribe nkaba mushishikariza kuyikora vuba yihuse kugira ngo atazacikwa n'ibikorwa byose bikorerwa kuri filime yacu Ibanga. Rero nawe niba uri umukunzi wa Miss Nyambo muri rusange, ukaba uri umukunzi wa Kiramani, ukaba uri umukunzi wa Niyori, ukaba uri umukunzi wa mama Niyori, ukaba uri umukunzi wa papa Kiramani, ukaba uri umukunzi wa Eve, ukaba uri umukunzi wa Jojo, ukaba uri umukunzi wa Mutoni, aho ngaho ho ndahakubereye, kuko filime yacu Ibanga ibyo byose bikubiyemo. Rero ntuze gucikwa filime yacu Ibanga, urabizi ko ari filime isohoka saa 7 zuzuye, cyangwa tukabaha episode 2 igasohoka saa 7 zuzuye ndetse na saa 10 z'umugoroba. Rero ntuze kubura, urabizi ko
tuba tubafite utuntu turyoshye, urabizi ko tutabasondeka nk'abantu bacu, urabizi ko ibintu dukora ari mwe dukorera, urabizi ko ibintu tuba turimo byose aba ari ibyanyu, nta nubwo twikorera ahubwo ni mwe dukorera. Rero saa saba ntuze kubura kugira ngo igikorwa cyose dukoze ukibonere igihe, kugira ngo nawe ube umunyamuryango wa Miss Nyambo muri rusange. Rero tuze guhura saa saba zuzuye, ntuze kubura nawe niba ukunda filime yacu Ibanga, ukaba unashimishwa n'ukuntu Mama Niyori ahuye na Mama Kiramani, ukaba ugiye gushimishwa n'ukuntu Mama Kiramani agiye kumenya ukuri, ukaba ugiye kumenya ukuntu Kiramani nawe agiye kumenya ukuri. So ntuze gucikwa rero episode ya 55 nigiye kubikuyemo ibyo bintu byose byugiye kubona muri filime yacu Ibanga. Rero nawe niba ugiye kuba umunyamuryango wa Venke Empire usabwa kuba warakoze subscribe kugira ngo dukomeze dusharingane, igikorwa cyose gisohotse ujye ukibonera igihe nta kibazo na kimwe ugize, kubera ko wabaye umunyamuryango wa Miss Nyambo. Ndetse kuba umunyamuryango wa Miss Nyambo utarakora subscribe hano kuri Venke Empire nta nubwo byakunda, kuko urabizi ko izi channel arizo channel zamamaza filime yacu Ibanga, urabizi ko zino channel arizo zikugezaho impinduka zose zabaye muri filime yacu Ibanga, urabizi ko zino channel arizo zikugezaho ibikorwa byose bigiye gukorwa muri filime yacu Ibanga. Rero kuba utaraba umunyamuryango wa Venke Empire, kuba umunyamuryango wa Miss Nyambo ntabwo biba bishoboka, kubera ko ibikorwa byose bigiye kuba kuri filime yacu Ibanga usabwa kuba warabimenyeshejwe unyuze kuri zino channel Venke Empire muri rusange. So guys, rero nkaba nkushimira wowe wakoze subscribe nawe utarayikora, nkaba nkushishikaza kugira ngo uyikore, ku buryo igikorwa cyose kizaza kirasohoka uzaza ukibona ukakibonera igihe, ndetse n'ibikorwa byose bigiye guhinduka kuri filime yacu Ibanga ukaza ubimenyeshwa ku gihe. So rero mbaye nkushimiye wowe wakoze subscribe nawe utarayikora, ukaba usabwa kugira ngo uyikore mu ba mbere utarinze wategereza. So kongera duhure saa saba zuzuye, murakoze.